biba ngombwa ko nkomeza amashuri nawe agakomeza ayandi ntitwari hamwe, ariko aho ngereye mu gihugu turakomezanya, tuza kwemeranwa ko tuzabana nkuko twe twarakundanye na mbere, Imana yadufasha turakomezanya, tugejeje urukundo rwacu ku babyeyi bararwanga. Ababyeyi banyu barabyanze ngo bitewe n'iki? Ngo ntabwo bashaka ko tubana, ngo ntabwo duhuje ubwoko. Harya wowe se ababyeyi bawe ni bande? Genda wo kwa pasiteri kari kuri ubu uriya uyu pasitori uriya nzi w'Imasunzu. Yewe ndabona asa nabo kwa Kizito. Nibyo? Kwa mwarimu Kizito rwose murasa rwose ntawakwirirwa akekeranya cyane. None wakomeza bati ubwoko nicyo cyatumye batabyemera? Nicyo cyatumye batabyemera, ariko twe tubona ntitwagendera kuri ibyo bitekerezo, turavuga tutireka tuze kugisha umukozi w'Imana inama. Nta mahano mwarakoze? Aho uyu mukobwa ntabwo yaba atwite? Oya. Ntabwo aba atwitera? Oya. Ikibazo gihari ni icyo cy'ubwoko gusa cy'amoko n'uturere, ibyo baracyabarangwamo? Ngo nibyo bihari, natwe nibyo byaduteye ubwoba. Baya ntabwo byumva rwose niba kwa pasitoro no kwa mwarimu hakirangwa ibyo by'ubwoko ndetse n'iby'uturere, ntabwo byumva. None rero icyo ngiye kubafasha ni iki? Nkurikije ibyo numva nta gaciro bifite, ahubwo ngiye kubanza mbaze neza numve ko ibyo mumbwira ari byo. Icyo ntabwo ari ikintu cyatuma mudakora ubukwe nk'uko mubyifuza. Murakoze. Ariko twari dufite n'ikindi kibazo nk'uko nabikubwiye, mu rugo barabyanze, igihe baranyirukanye, byabaye ngombwa ko nshaka n'ahantu mba. Noneho cyankomereye cyane n'uyu mukobwa bamwirukanye mu rugo iwabo. Ubu ngubu bamwirukanye, uzi ko bya bintu bikomeye. Uyu mukobwa we naze ajye mu bandi bakobwa, hari afite abakobwa aze bawe abana nabo babe baganira, ndumva nta kibazo. Wowe ndumva rero ubu wambaye ko bakurukanye ufite naho uba, ndabona nta kibazo. Nta kibazo rwose. Murakoze cyane rero. Mbere yuko mwagenda nuko njya gukurikirana icyo kibazo cyanyu, reka tubanze twiragize Imana. Data wa twese dukunda, izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko rero waremye umuntu ndetse ukemera ko aba ku isi igoye ibibazo bitari bimwe. Tugusabye ubwenge buturutse kuri wowe kugira ngo iki kibazo kizakemuka amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Hase murakoze. Murakoze kandi mukomere. Wowe turajyana usange abantu. Kagoro. Karame. Winsiga. Urakomeye. Nahoze mu muganda, ubonye narinje n'icyatumaga nkwirukaho, nuko nzi ko utuye mu ibice. Nagira ngo nabonye pastor kari kuri uyu munsi ataje mu muganda. Abantu twihugiyeho ugasanga ntawe wibukundi, ubu nagira ngo tubonereho ubwo twaje mu muganda, umuntu amenye uko ameze. Ariko hari n'amateka yamaze iminsi numva y'ubukwe bw'umuhungu we. Kagoro kaberukanye. Kibaho. Komera sha. Komera cyane ko ataje mu muganda. Makuru yawe. Komera taruka. Uragumye. Yego. Ariko nuko ndeba yambaye banza agiye gushaka agacupa. Oya. Vuya hirya mu ruguri rw'inka zaje. Yararwana njya kwikaragira ahantu njya njyana amata. Wavuye kugahiye wayobotse amata. Cyaro rwose ibyo sinkibigenda. Ibyo no rwose. None se ko mutugendere hano muri quartier iwacu mu gihe. Ugoze ko deba tuhaza wowe wigendera. Ni yaho ngiye nyine icyo kibazo. Mu gihe basubire yose. Twebwe oya. Twari tugamije gusura umuturanyi wawe pastor kari kuri ubu. Twagiye mu muganda twamubona. Twashaka kumenya uko bameze. Mugiye kwa pastor uriya muturanyi wanyu? Aha hepfo rwose pastor kari. Yeba mana yanjye saza wacu twigisha neza. Reka mbasabe ikintu gito nubwo mugiyeyo. Imana ifashe imbuto afite ntayibabiremo. Imbuto yiheze. Uriya mu pastor afite imbuto mbi pe muri we. Ariko zikubanza waguye. Mbese ko abwiriza amasaka, ko abibwiriza ubutumwa bwiza, amasaka yabibahiye. Ibyo kubibabije. Reka mbabwire. Bije gute? Uriya mu pastor si inshuti yanjye. Si umuturanyi. Mu minsi ije twagiyeyo mu minsi mikuru. Yabatumiye. Yadutumiye rwose. Ari wabitumiriye. Aravuga ati kirumba atari cyiza. Ubwoko bw'iwacu hariya, abandi kuri kubwoko bw'abandi nabo hariya, uturere niba tudahuye natwe ntago duhuje. Urumva navuze? Ashyira abantu hariya bamwe barabana. Ariko Rwanda kuki mwana musigaye mushaka impamvu. Reka nkubwire iki. Abavumvyi n'abatumirwa ntibicara. Reka nkubwire ikindi kibabaje. Umuntu yabitumiriye abahaye ibyo kunywa none mutangiye kumugerekera ngo yavanguye. Reka mbabwire ikindi kibabaje uri mugende.
murazi ubukwe muri kuvuga ngo afite wa muhungu ntimuzi ko afite ubukwe cyane umuhungu urangije i Burayi bwarapfuye ntibukiba kashagenda invitation zaratanze umva mbabwire ka mbabwire mugende nuko mwabaye oya nuko mwabaye umva urashaka kuvuga iki maze mbabwire gato n'umute mwigendera urabona uriya muhungu uri kunyumva kagorora uriya muhungu yari yashatse umukobwa wo kwa Kizito urahazi cyane ubu se uriya pastor yavuze ngo ntago bahuje ubwoko ntibahuje akarere niba badahuje ibyo ngibyo ntago bashingiye umuhungu arabyanga ahita mwirukana ubu ntagakiba ariko se wowe utangiye umurega ngo yabimye ngo fanta none ugeze ngo ugoze ibyo bintu uri guhuza urumva bijyanye genda aho mugende mu Rwanda nimvuga abandi ko nagende mu zina n'iryo muntu nimvuga abandi ntawe nyetse ubona ari ujenda muraho hose amahoro Yesu ashimwe ashimwe cyane muraho yemwe pastor amahoro Yesu ashimwe cyane ashimwe iteka ryose ni karibu umva yewe ntabwo nagukoreye hamwe ukoreye hari umwizera wacu twagiye gusura uzi ko abantu bagifite inzu z'ibyatsi barampamagaye bati rwose umuntu aheze mu nzu y'ibyatsi uyu munsi rero twari twagiye kusakara abizera bakoze hasi barakorera igipande cyo hasi hanyuma itorero naryo ryiyemeje gusakara ubu twamushyiriyeho amabati ubu rwose nzamutse ibati rya nyuma abafundi barimo kurishyiraho nawe yabaye nk'abandi yabonye amabati ariko musanze ndimo no gusoma isomo hano hari ikibwirizwa nabwirije ubushize nashaka kongera gusubukura hariya muri Mateyo 25 hariya hari isomo ry'uko mu gihe cy'imperuka abantu Uwiteka azateraniriza amahanga yose imbere ye ariko noneho intama akazishyira iburyo n'ihene akazishyira ibumoso murakibuka ikibwiriza ndakibuka ubwirije rero ni mu mavuna nari ndimo burya naragukurikiye umva rero kagorora rero avuga ukuntu abantu bari mu ishusho y'Imana abantu bakomoka kuri Adamu rwose abantu bose bakwiye kuba umwe umunsi abantu bumvaga batataha pastor aho twahoze mu muganda nahoze ngutekereza ko ntakubonaga ariko hari n'amakuru nashaka kumva ajyanye na bwa bukwe twari twiteguye abantu amaze iminsi bavuga yewe hari n'umugabo muturanye ahangaha ngo ni yinde harya mvuga abandi twahuye numva tubwira ibintu ubukwe bwapfuye ariko nkumva impamvu avuga agiye ntazumva ntanazemera upfa se uvuga ngo wa muhungu wawe urangije i Burayi yashatse gushyingirwa umukobwa ngo abonye uyu ngiyo abantu bakavuga ngo warabyanze ibintu nk'ibyo nibyo yanze gushyingira se nibyo n'ibyo mwabivugaga ubundi itegeko rya 5 ravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramure mu gihugu cy'Uwiteka Imana bigenze ite rwose iguha abantu basigaye biga amashuri bakaminuza ariko usanga badashoza usanga barigira ubusa basa n'abayigira ubusa umwana yetu kwaye kwantona tone mukobwa wo kwa Kizito iriya abo bantu rero urazi ko nta kintu dureho namba yaba akarere n'abantu mu majyepfo ngiyo haba n'ubwoko nta kintu nakimwe duhuriyeho tubona aramuhahukanye ngo nizaba fiance ngeze ngo ndamubuza ni nyamuneka ave ugomba gushaka ariko reka mbabwire muri ibi ntabwo ndetse ko Aburahamu utagiye 24 Aburahamu yafashe umugaragu we aramurahiza ati ugomba gusabira umwana wanjye Isaka muri bene wacu aramurahiza rwose mu bwoko bwacu isomo ryo kuvangura intama n'ihene bihuriye no kudashingira abana bakundanye Yesu yavuze ko ku munsi w'imperuka naza guca urubanza abanyabyaha n'inkozi z'ibibi bazajya mu ruhande rw'ihene ariko ntabwo bivuze ko wakwanga gushingira umwana wabyaye buri ikibwirwa ntabwo aracyumva neza agiye kutujyana ukatugeza mu munsi w'urubanza imperuka y'ibihe oya umva shaho uracyari umwana umva akagorora reka kwihuta uracyari umwana ntabwo dukwiye kureka abana bacu ngo bapfe gukora ibintu biboneye turi ababyeyi tugomba kubereka iyo twafata ukuri kw'ijambo ry'Imana tukavanga n'intekerezo zacu iyo umuntu abwiriza bamwe bumva ikibwiriza uwo mwanya abandi bakacyumva bari mu marembo y'urugi basohoka abandi bakazacyumva